Ni impanuka yongeye gutera ubwoba batari bakigahahamura benshi. Iyi mpanuka ikaba ibereye aha mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze. Bamwe mu baturage bari aha ngaha iyi mpanuka ibereye bagiye batubwira uko babibonye ndetse banatubwira umubare w'abakomerekeye muri iyi mpanuka yewe n'abaguye muri iyi mpanuka. Ngira ngo niba uri kubyitegereza neza kuri screen yawe, abo ngabo uri kugenda ubona n'abari aha ngaha iyi mpanuka yabereye, ndetse iyo modoka uri kubona n'iyi kamyo ije gukubita iyo vatiri yo muri ubwo bwoko bikaza kuba bibi cyane. Aha ngaha nanjye nahise mperekeza kamera kugira ngo wowe usanzwe ubana nanjye uze kugenda usobanukirwa neza icyateye iyi mpanuka, ndetse ngende nkubwira abakomerekeye muri iyi mpanuka yewe n'abahatakarije ubuzima. Ubwo nizere ko turaza kugirana ku musozo w'iyi nkuru ukiri kumwe nanjye, ariko kandi nongere nkubwire nti wirinde rya kosa ryo kwihutisha iyi video, kuko hari byinshi uhomba uba utumvishe kandi by'ingenzi, kuko iyo nkugejejeho inkuru nk'iyi ngiyi mba ngira ngo usobanukirwe neza ijambo kurindi, ndetse unamenye abantu nyirizina bari aha ngaha ndetse n'abari bari muri ibi binyabiziga, kuko hari igihe usanga harimo umuntu uzi bigahita byoroha neza kuba watanga amakuru k'umuryango we. Bityo rero reka nongere mbwire na wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere akaba ataradusubscribinga, nabikora aka kamwanya kora kuri iryo jambo ryanditseho sabone cyangwa subscribe, ariko kandi wibuke ukore kuri kariya kantu k'inzogera kugira ngo nitujya twaprodinga inkuru cyangwa amakuru ujye wakira notification mu bambere. Nge tugiye kubana muri aya makuru, nitwa Sharire OG umuhungu w'Imana. Ntago turi butinde, gahunda ni yayindi, nukuza turasa ku ntego twikomereza, kuko murabizi neza ko igihe igihenda. Bityo rero mwebwe mwese mwahisemo kudukunda mukaba mudukurikira umunsi ku wundi, respect kuri mwebwe, kandi Imana y'amahoro ikomeze ibaha umugisha. Muri make aho muri hose mwumve ko nabasuhuje kandi nabahaye ikaze. Abantu bagera kuri 6 nibo bakomerekeye mu mpanuka y'imodoka yabereye aha ngaha ku kiraro cya Mukungu. Iki kiraro kiri hagati y'iyi mirenge igera kuri 2, n'uyu murenge wa Muhoza ndetse n'uyu murenge wa Rwaza, biherereye aha ngaha mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Iyi mpanuka ikaba yabaye kuri uyu munsi, ari nabyo ndi kugenda nkugeza kugira ngo ugende usobanukirwa neza ubundi ninde wateje akaga kose, cyane ko twagiye tubibona ko iyi mpanuka ibaye byanze bikunze ntago ipfa kuba gutyo, kuko hari icyo ibiturutseho. Birashoboka ko nyirabayazana yaba ari shoferi cyangwa se ari ikibazo cy'imodoka. Byose uba ugomba kugenda ubimenya, ukagenda umenya rero ababa bagiriye ikibazo muri iyi mpanuka, ukagenda unamenya neza abahaburiye ubuzima. Gusa murumva ko impanuka zikomeje kugenda zifata indi ntera, cyane ko nagiye mbibabwira uyu mwaka wabaye injyana muntu kuva muri Mutarama kugeza muri uku kwezi kwa 7 turimo. Ntekereza ko impanuka zimaje kuba uziterateranyije ukabara neza, ushobora gusanga ari nk'impanuka zakabaye ziba nko mu myaka 2 cyangwa 3, ariko ndore tugeze mu kwa 7 kandi impanuka ziracyaba, ubona ziba umunsi ku wundi kandi ziniyongera. Ushobora kwibaza uti ubundi niba atari ibihe bya nyuma tugezemo, izi mpanuka zituruka kuki? Hakorwa iki kugira ngo izi mpanuka zicike cyangwa zibe zagabanyuka? Byose mba nagiye mbibaza inzego zibishinzwe, cyane ko ntajya kure y'abangaba twavuga ko ari traffic police ndetse n'abandi bafatanya nabo mu kazi bakora katoroshye ka buri munsi, aho uba usanga nyine ibikorwa nk'ibi ngibi badashobora kubiburamo, cyane ko n'aha ngaha baje guhita bahagera. Bamwe muri aba ngaba bari bakomerekeye aha ngaha iyi mpanuka yabereye, bakaza guhita berekezwa muri ibi bitaro bikuru bya Ruhengeri kugira ngo babashe kuba baramira amagara yabo. Nk'uko nagiye rero mbikubwira, iyi mpanuka ikimara kuba, bamwe mu baturage batuye aha ngaha muri uyu murenge bahurujwe no kubona ibi ngibi cyangwa no kureba ibyari bibaye, ari nabwo bazaga guhita bakura bamwe muri izi modoka kugira ngo bataza kugenda bakandwa nazo, kuko iyi modoka iyo ikubiswe n'indi gutya, murabizi ko icyuma cy'imodoka kigukanda rimwe, bitewe n'ubwoba wifitiye uhita upfa mbere y'uko ugezwa kwa muganga. Ariko iyo ubonye ubutabazi bw'ibanze, hari igihe rwose uba ufite amahirwe nka 90% yo kuba wakongera kugarura ubuzima. Iyi mpanuka yabaye ubwo iyi kamyo ifite nomero plaque cyangwa se ibirango byayo bya plaque, nk'uko musanzwe mubizi. Iyi kamyo ikaba yari yambaye plaque RAR n'ubundi 721. Iyi modoka ikaba yavaga muri uyu mujyi wa Musanze, aho yari ipakiye sima, ikaba yaganaga
gushika muri uyu mujyi wa Kigali. Ubwo birumvikana ntago yari yakarenze ahangaha muri Musanze. Nakubwiye ko iyi mpanuka yabereye ahangaha ku kiraro cya Mukungwa. Ubwo abantu benshi bashobora kuba bahaza bazi aho umurenge wa Muhoza ndetse n'uyu murenge wa Rwaza uri muri Musanze ntago bashobora kuyoberwa aho iyi mpanuka yabereye. Byanze bikunze nzi ko muzi kureba neza. Iyi kamyo ikaba yashatse guhigamira umumotari. Ubwo birumvikana ko ari bwa buryo abamotari bakoresha. Abamotari ntago ari ab'i Kigali gusa, usanga basesera n'ahandi, cyane ko twagiye tubona imijyi imwe n'imwe yunganira uyu mujyi wa Kigali ibamo abamotari benshi. Ntabwo ibyo ngibyo nabura kubivuga. Usibye n'abamotari uba usanga iyo mijyi yunganira umujyi wa Kigali ahanini nayo ihoramo movement y'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, yewe n'urujya n'uruza rw'abantu. Bityo rero iyi mpanuka nk'iyi ngiyi ibaye, ahanini uba usanga hari icyagiye giteza iyi mpanuka. Nk'uko nari ngiye kubikubwira rero, uyu mushoferi wari utwaye iyi modoka yari ipakiye sima, ubwo n'iyi kamyo birumvikana akaba yashatse guhigamira cyangwa se guhunga uyu mumotari wari umeze nk'aho ari kumwitambika. Ubwo nibwo iyi modoka y'ikamyo yaje guhita ikubita iyi vatiri. N'ubundi mubona nayo yari yambaye purake RAR 143 yari itwawe n'abantu, cyangwa se yari itwaye, reka mbivuge gutyo ntaza kubivuga uko bitari. Iyi vatiri ikaba yari itwaye abantu bagera kuri 6, bose akaba ari bo bahise bakurwa muri iyi modoka bakomeretse. Ndabizi uri kwibaza uti ubundi abapfuye ni bangahe? Byose humura, njyewe nari mari kugira ngo uze kugenda umenya neza abatakarije ubuzima muri iyi mpanuka, ndetse tugenda tumenya aho bari bose, niba koko bari muri ibi bitaro bya Ruhengeri cyangwa se ibi bitaro bikuru bya Ruhengeri. Tugenda tumenya aho tugomba kugenda tubona abo ngabo bagiriye akaga nk'aka ngaka muri iyi mpanuka. Umwe mu baturage waraha hafi y'ahabereye iyi mpanuka, uyu nguyu akaba yitwa Senzira Gaspard, akaba yagiye agaragaza byinshi mu byo yagiye abona ku bigendanye n'iyi mpanuka, cyane ko ari umwe mu bantu bahageze rugikubita cyangwa se iyi mpanuka ikimara kuba. Nk'uko uri kugenda ubibonesha imboni yawe, yakomeje atubwira ko ngakigera ahangaha muri uyu mujyi wa Musanze, n'ubundi ntekereza ko iyi mpanuka yabereye muri ibi bice byegereye umujyi wa Musanze mo indani. Ubwo niho mba nshatse kugenda mvuga. Nawe ngo yabonye ko iyi modoka iri kugenda izungera. Iri jambo yakoresheje niryo ryagiye rincanga, ndavuga ni kuzungera ni ibiki? Ubwo yashatse kugaragaza ko yagendaga nyine idagadaga. Murabizi ko abantu, ubwo reka mvuge umuntu cyangwa ntanga urugero ku muntu, reka nitange urugero nkanjye nshobora kuba mfite ikizengero ukabona ndi kugenda nyine meze nk'umusinzi. Ubwo nibyo yashatse kuvuga, avuga ko iyi kamyo yagiye izungera, ubwo yagendaga ica hirya no hino. Ubwo kubera ko bo babibonaga bari inyuma y'ikamyo, ntago bamenye neza ko imbere hari moto. Baje kubimenya ari uko n'ubundi bumvisha ibintu biturika, ni nabwo baje kumenya ko ngiyi kamyo yahigamiraga cyangwa se yahungaga uyu mumotari warumeze nk'aho ari kwitambika iyi kamyo. Uyu muturage witwa Senzira Gaspard yakomeje agenda abikomoza agira ati twabonye ikamyo isa n'iyihuta cyane, ariko nyamara imbere yayo ngo hari umumotari wari witambitse, ni nabwo twabonye igonga iyi vatiri yerekezaga mu mujyi wa Musanze. Birumvikana babisikanaga, ngo ubwo twahise dutabara abaturage bari bari muri iyo modoka cyangwa se bari bari muri iyi vatiri. Ibi ngibi byose rero bikaba byagiye bigaragara, aho aba baturage bagiye banemeza ko abakomeretse ari abagera kuri 6, kuko ngo aribo babashije gukurwa muri iyi vatiri. Kwibaza uti abari bari muri iyi kamyo bo bimeze bite, bari hehe? Komeza ugende untega amatwi. Twagiye tubibwirwa n'abandi baturage bagiye batandukanye batubwira ko ngo abari bari muri iyi kamyo, bivuze ngo bo bakuwemo ari mutaragari bazima. Imana ishimwe. Gusa amakuru meza twakiriye nuko nta muntu n'umwe wahatakarije ubuzima. Ibi ngibi akaba ari byagiye byemezwa cyangwa binagarukwaho n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru, akaba yitwa Superintendent of Police IP Nyansi Ngirabakunzi. Nawe yakomeje yemeza ko iyi mpanuka yabaye kandi bitewe nuko yabuze uko ngo yigenzura nyuma yuko yashakaga kubererekeza
ikerekera motari ikaza kugonga yivatira, akaba asaba aba bakoresha umuhanda bose kumva ko bakwiye kujya bahora bafite amakenga, ndetse akanasaba abatwara ibinyabiziga muri rusange n'abagenzi muri rusange kugenda bazirikana gukoresha umuhanda neza, ngo ko ahanini uba usanga ngo umuntu atwaye ikinyabiziga akirengagiza ko nyamara iki kinyabiziga yakagombye kuba akirimo, ariko akanamenya ko atakirimo wenyine. Yakomeje agira ati turashishikariza cyangwa se turaburira abatwara ibinyabiziga kwitwararika, bakumva ko iyo bari mu muhanda buri wese aba ashinzwe umutekano wa mugenzi we, ndetse abangaba bakaba bagomba gutwara ariko azi ko abandi bagomba kuba bari kumwe, nta muntu n'umwe uba ugomba kuba yabangamira undi, cyane ko yaragiye anakomozaho ba bandi batwara ibinyabiziga nk'ibi ngibi basomye ku gasembuye cyangwa se banyweye ibiyobyabwenge, ngo abo ngabo ntibazigera bihanganirwa na polisi habe na gato. Bityo rero ngo bakwiye kuba banasuzumisha ibinyabiziga byabo mbere y'uko babitwara. Nanjye ibi ngibi nkunda kubigarukaho inshuro nyinshi, ubwo habwirwa benshi hakumva bene yo. Iyi ni impanuka rero yabereye aha ngaha mu mujyi wa Musanze, ubwo ni mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Nari nabikurikiranye neza cyane, ubwo niba hari umuntu ushobora kuba uzi wari uri muri iyi vatiri, nta handi uri bumusange usibye muri ibi bitaro bikuru bya Ruhengeri, akaba ariho ari gukurikiranwa n'abaganga. Ubwo nyine nakubwira ko abakomerekeye muri iyi mpanuka ari abari bari muri iriya vatiri bose uko ari 6 nibo bahise bajyanwa aha ngaha muri ibi bitaro bikuru bya Ruhengeri. Ubwo nizere ko umenya aho uraza gusanga umuntu wawe. Njye reka ngushimire nkubwire ngo tuze gusubira amakuru yacu ari imbere, nyamvuga kuri mikoro nitwa Sharire OG. Asante sana.